yavuze ngo ari kwibuka abatutsi abahutu n'abatwa ngo n'abandi bose bapfuye mu minsi 100 y'ubugizi bwa nabi bw'indengakamere. ye baba we ngo niba ari kunamira nabi bw'indengakamere. icyo navugaga ukuntu indege ikimara guhanuka numvise icyo genda byibuka twabibwiwe n'umugabo wari uri iwacu wari uhacumbitse yari yaraje gutangira akazi i Kigali, yari umunyakibuye, araza aratubwira ati yemwe ati mwamenye se n'ibindi, ati indege ya Habyarimana barayirashe. icyo gihe nahise mbexite, ubu ngubu mbajije uti warexite kubera iki, ntabwo namenya icyo nsubiza. Nibyo abatutsi twari dufite ibibazo, ariko ni nka wa mugani bavuga ngo harira nyir'ubukozwemo, nyir'ubuteruranywe na kwebo ntacyo avuga. icyo gihe bwari bwarakozwemo, ariko bwari butarateruranwa nta kebo nko kuri iyi ngoma ya FPR. icyo gihe naranezerewe, nabonaga Habyarimana mbangamiye. Yego twari tubayeho nabi, twari twararenganye, ariko Habyarimana mu by'ukuri ntabwo ibyo nabonye ku ngoma ya FPR nta nubwo ari kimwe cy'igihumbi cy'ibyo nabonye ku ngoma ya Habyarimana. Ariko icyo gihe naranezerewe rwose, ndabyina, ni ibintu ubwo ni ukuvuga ko Habyarimana avuyeho hagiye kujyaho ingoma ishobora twumva twebwe abatutsi katumerera neza. Arambwira ati wibyina, ati kuko ubu ngubu ibintu bigiye gucika. Ndamubwira nti ntacyo ntibicika se, bicika iki? ntacyo nibishaka bicika, ariko Habyarimana yapfuye.